uyu munsi ushobora kuba mu buzima ugashaka inzira ukayibura, ugashaka inzira y'urushako ukayibura, ariko wari uzi ko hari igihe kizabaho ugakora mariage abantu bakagutahira ubukwe kandi ukanezerwa ugaseka igihe kigeze. Mumarira ikintu gikomeye, uvuze ikintu gikomeye, ni ikibazo gikomeye cyane. Yego. Gikomeye cyane. Ikibazo impamvu gikomeye, iyo umuntu ari gushaka inzira akayibura hari igihe yirwanira. Ashobora kwishingira, ashobora kwiba, ashobora no kwiyahura. Burya umuntu yiyahura yabuze inzira. Nicyo cy'umuyahuri cyane. Muri muntu yiyahuriye yabuze inzira, ariko aha impamvu umuntu adakwiye kwiyahura, icyambere kuba ariho. Ejo bundi urusa kutubwira ngo ntimwiyahure. Batubwira ngo ntimwiyahure, ngo ntibigirire nabi, inzira zirahari. Ariko rero nshimye ko nawe ubwo tukavuga ati hari abandi bazibura. Tubwire. Hari abandi bazibura. Kuzibura ni iki? Kuzibura icyo umuntu ashaka igihe ugishakira si cyo gihe ukibonera. Bikitwa rero kubura iki? Inzira. Nubwo nimba ngewe rero sindi gushaka akazi muri uku kwezi sinkabone, ngewe ku mutima wanjye biziko ko nakabuze, ariko imbere y'Imana siko byitwa. Imbere y'Imana hari igihe cy'Imana Imana yashyizeho kandi kizagera, akazi ngire gute nkabona. Babyushije cyane. Ikiganiro rero ni inzira y'umukiranutsi, naho Imana yahaca inzira. No nkurikiye gutya nawe Imana yaguca inzira muri ubu ngubu. Ushaka kuba wabuze inzira, ariko ikibazo ni igihe. Igisubizo cyawe kibitse mu gihe, igitangaza cyawe kibitse mu gihe, amashimwe yawe abitse mu gihe. Kandi ubere ibyiringiro, ubere umutabazi, ubere byose mwami. Reka amazi y'ubugingo atemba mu buzima bwe, kandi uhemure umutima w'Uwiteka. Mwami turasengera, dusengera ababyeyi, dusengera abagabo, dusengera abasore ndetse n'umuntu wese uri mu kiganiro, kugira ngo gihindure umutima we, kigera kimuvana, kigera kimugeza mwami. Mwami tuguhaye ikaze mwami, ngo uzubane natwe muri byose. Abo tugiye kubana muri kiganiro, buri muntu wese umufashe agire icyo avanamo cyamugirira umumaro mwami. Tugeze muri byose mu izina rya Yesu, amen. Uri ibyiringiro byanjye, uri imbaraga zanjye, uri ibyiringiro byanjye, uri imbaraga zanjye, Mana we, uri ibyiringiro byanjye, uri imbaraga zanjye, uri umufasha utabura kuboneka mu byago mu makuba. Haleluya. Uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Uri umufasha utabura kuboneka mu byago no
byiringiro byanjye uri byiringiro byanjye uri imbaraga mana we uri imbaraga yanjye uri byiringiro byacu mana we uri byiringiro byanjye uri imbaraga mami wanjye we uri imbaraga yanjye uri umufasha utabura kuboneka mu byago mu makuba haleluya uri umufasha utabura kuboneka mu byago mu makuba uri umufasha utabura kuboneka mu byago mu makuba uri umufasha utabura kuboneka mu byago mu makuba. Haleluya, 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 haleluya. Ndabaha ikaze nshuti abantu mudukurikiye mwese, ku bantu mudukurikiye abakurikira YouTube yacu gusengerwa mwese turabaha ikaze, abakora comment ndetse n'abakora share ndetse n'abakora subscribe babonye ikiganiro cyacu ari ubwa mbere bakibonye. Imana ibaho umugisha. Tumaze kuri indirimbo n'abaririmbyi baririmba neza cyane koraje Vanessa, Imana ibaho umugisha. N'abaririmbyi bivuga ngo uri ibyiringiro byanjye uri imbaraga zanjye, n'inshuti zanjye cyane murabizi, hari igihe baragize badusura n'inshuti zanjye murabizi. Rero indirimbo nkunda cyane ngo uri ibyiringiro byanjye uri imbaraga zanjye. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi, nicyo kiganiro cyo turimo. Inzira yawe irahari, inzira y'umukiranutsi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nzira, ariko turebe inzira, ikintu cyitwa inzira. Abantu benshi babuze inzira, abantu benshi barababaye, abantu benshi bafite agahinda, abantu benshi isi yabatsanze, isi igicanga umuntu n'abantu mwe akabura uko abigenza, akibagirwa ko umuremyi we ahari kandi ahari. Iyi nzira reka mbabwire, tumaze iminsi turi kuvuga ku nzira, twavuze icyo umuntu yakora kugira ngo inzira, kugira ngo iteka kugira ngo umuntu abe inshuti y'Imana. Twavuze ku bintu bigiye bitandukanye, turimo tuganira ku kiganiro cyitwa inzira y'umukiranutsi. Tuzajya tugenda tuganira tureba ibintu bigiye bitandukanye, kuko ni ikiganiro cyerekeranye n'iby'Imana. Hanyuma hari ijambo tugiye gusoma, hanyuma dukomeze. Kandi ndashimira buri muntu wese ufata umwanya akatwandikira, umwanya akadusengera ndetse akatugira inama mu buzima butandukanye, akagira tugira inama. Rero umuntu wese ujyamo uruhare, Imana imuhe umugisha wese, ndavuze ngo Uwiteka amwishimire. Hari ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 4, Zaburi ya 4, Zaburi ya Dawidi. Reka turebe icyo Dawidi yavuze, Zaburi ya 4 ku murongo waho w'9. Hari ijambo rivuga ngo nzajya ndyama sinzire nizigure, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kubaho amahoro. Amen. Nzajya ndyama sinzire nizigure, kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kubaho amahoro. Mwakeneza ijambo ry'Imana abantu mwese mudukurikiye. Ni ukuvuga ngo Dawidi avuga iri jambo, yari yarageze ku ngoma ari umwami, ariko yari agifite abanzi. Dawidi yari afite abanzi, yari afite ibintu byinshi, ndetse na sebukwe uwamushingiye umukobwa we yigeze ashaka kumurashisha umwambi uramuhusha. Hanyuma Dawidi arabitekereza, arabireba, yaragwije abanzi no muvandimwe nk'abanzi, ahantu henshi afite abanzi benshi.
ariko Dawidi yibuka ko afite Uwiteka, aravuga ngo nzarya ndyama nsinzire ningeraho nizigure kuko Uwiteka umpa kubaho amahoro. Reka nkubwire inshuti yanjye, aho ruzingiye naho aho niho ruzingiye, aho niho hari agakorosi. Uko byamera kose uzabaho, kuko ntabwo uzabaho kubw'impuhwe z'abantu, uzaba kubw'impuhwe z'Imana. Ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi niho turi. Rero tugiye kuvuga ibintu bikomeye, unyemerere dutangire nawe ariko dusozanye kandi turasoza imitima yacu inezerewe kandi imitima yacu iguwe neza. Kubera yuko igihe cyose Satani azagufata akagutera ubwoba akakwihebesha, kumurwanya nta kundi uzisunge abantu b'Imana, wisunge ibyanditswe byera, wisunge ijambo ry'Imana. Birashaka kuba udukurikiye umunsi ubabaye utishimye wabuze inzira. None tugiye kuvuga uburyo umuntu ashaka inzira akayibura kandi abandi bari kuyibura. Birakomeye. Tugiye kuvuga uburyo umuntu ashaka inzira akayibura kandi abandi bari kuyibona. Akayiburira hese kandi abandi bayibura. Akayibura pe, ukayishaka ukayibura, uri mu isi ukayishaka ukayibura, ugashaka inzira ukayibura. Ushobora gushaka inzira y'akazi, ukamara imyaka myinshi uri gushaka akazi warakabuze kandi abandi bari gukabona, n'abana barangize umaze nk'imyaka 5 urangije, umwana urangije n'ubundi ukabona we inzira ari kwibona, ariko wajya kubona ukabona uyu muntu we yabuze iki? Inzira. Ibyo nibaho se cyane. Tuvuga ibintu bikomeye, ariko birangira tubonye igisubizo, nta kindi hari ahantu turaza guhungira kugira ngo turebe twabona inzira. Iyo ubirebye ubona abantu benshi, doda abantu benshi babuze inzira. Wowe birebye abantu batabuze inzira, barazibuze, ariko ikibazo ni kimwe. Ni iki gituma bazibura abandi bazibona? Igituma bazibura abandi bazibona gihinde mu ijambo rimwe ryitwa igihe. Ijambo ryitwa igihe, hari igihe cyo kuvuka, hakaba igihe cyo kubaho, hakaba igihe cyo gukira n'igihe cyo gukena. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ushobora kuba mu buzima ugashaka inzira ukayibura, ugashaka inzira y'ushako ukayibura, ariko wari uzi ko hari igihe kizabaho ugakora mariage abantu bakagutahira ubukwe kandi ukanezerwa ugaseka igihe kigeze. Mumarira ikintu gikomeye, uvuze ikintu gikomeye, ni ikibazo gikomeye cyane. Yego. Gikomeye cyane. Ikibazo impamvu gikomeye, iyo umuntu ari gushaka inzira akayibura, hari igihe yirwanira. Ashobora kwishingira, ashobora kwiba, ashobora no kwiyahura. Burya umuntu yiyahura yabuze inzira. Nicyo cy'umuntu yiyahuriye cyane. Buriya muntu yiyahuriye yabuze inzira, ariko aha impamvu umuntu adakwiye kwiyahura, icya mbere kuba ariho. Ejo bundi urusa kutubwira ngo ntimwiyahure. Batubwira ngo ntimwiyahure, ngo ntibigirire nabi, inzira zirahari. Ariko rero nshimye ko nawe ugarutse ukavuga uti hari abandi bazibura. Tubwire. Hari abandi bazibura. Kuzibura ni iki? Kuzibura, icyo umuntu ashaka igihe ugishakira si cyo gihe ukibonera. Bikitwa rero kubura iki? Inzira. Ngo nimba ngewe rero sindi gushaka akazi muri uku kwezi sinkabone, ngewe ku mutima wanjye bizi koko nakabuze, ariko imbere y'Imana siko byitwa. Imbere y'Imana hari igihe cy'Imana, Imana yashizeho kandi kizagera, akazi ngira gute nkabona. Wabyumvishije cyane. Ikiganiro rero ni inzira y'umukiranutsi, naho Imana yahaca inzira. N'ubu nkurikiye gutya nawe Imana yaguca inzira muri ubu ngubu. Ushaka kuba wabuze inzira, ariko ikibazo ni igihe. Igisubizo cyawe kibitse mu gihe, igitangaza cyawe kibitse mu gihe, amashimwe yawe abitse mu gihe. Ni ukuvuga ngo ikikubwira yuko inzira yawe hari ni uko ugifite ubuzima. Nubwo ubabaye ufite ubuzima, ntiwapfuye. Dore rero umuntu wabuze inzira ni umuntu wapfuye bagashyiraho itaka bakajya gushyingura. Inzira ye rwose yo kubaho, yo gutera imbere, yo gukira aba yishoje. Mu gihe ugihumeka, muhumurize umuntu wese
nyiranga mu gihe ugihumeka umuntu nakubwira ngo wabuze inzira uzamubwire ngo nzayibona kuko Imana imbeshejeho naba mbayeho nabi naba mbayeho n'inyabutongo naba mbayeho numva n'ikiro cy'ibirayi naba wabayeho umukire uzamubwire ngo ubuzima bwose mbayeho igitangaza cy'uko ndindiriye igihe cyanjye Imana izansubiza nuko ngihumeka kuko nta muntu ubigiramo uruhare ngatanga umusanzu w'ubuzima nta muntu uratanga umusanzu w'ubuzima bati ngiye guhaha umusanzu mwongereye kurama mwongereye ubuzima ntawe Imana yiguhaye kurama ikaguha ubuzima ibizakugeza no mu nzira yawe inzira yawe wabuze ko ihari ushobora kumara imyaka myinshi warabuze inzira ariko igihe cy'Imana cyagera ku buzima bwawe inzira ikaboneka Morodekayi ari mu ishyamba ntiyarazi yuko inzira iraboneka ari ku irembo Morodekayi ari ku irembo ntiyarazi ko inzira izaboneka yari afite ibibazo bimeze nk'ishyamba ababaye ageragejwe byamucanze ntabwo yari azi ko Morodekayi nawe yava ku irembo akisanga ibwami ntabwo yari arizi yazi ko yari yariyakiriye nabyo kandi yabonaga bikomeye kuko ntabwo yarindaga irembo ryoroshye irembo ry'umwami ntabwo ryari ryoroshye uyu munsi hagize umuntu uguha akazi ko kurinda irembo ry'umwami ni mama Imana waba wagezeyo umuntu uyu munsi uharinda ku irembo uyu muntu arakazi ntabwo ari umuntu uvogera ariko Morodekayi ntabwo nzi irembo ryakiranye uko ryari rimeze ariko yari yariyakiriye ariko kubera ko Imana ari kimurindiye ku gihe igihe cyarageze nawe yisanga yicaye ibwami cyaranageze ibya Hamani byegurirwa Morodekayi igihe cye kiraza uyu munsi uri mu gihe cyo kubabara uyu munsi uri mu gihe cy'agahinda uyu munsi uri mu gihe cyo kuburara uyu munsi uri mu gihe cyo kwiruka mu kazi uyu munsi uri mu gihe cyo kubura urubyaro uyu munsi uri mu gihe isi yagucanze uri kubona bwakwiriye uyu munsi uri mu gihe amafaranga gushizeho utazi ibyo gushizeho uyu munsi uri mu gihe abantu bari kukwikuraho ariko hirya y'icyo gihe hari ikindi gihe uyu munsi uri mu gihe abantu baguteze iminsi uyu munsi uri mu gihe abantu bari kuvuga uko bakwiboneye iyo umuntu ibibazo byamuzengurutse n'abantu baraza bakabyongera ariko wowe nkubwire mwinginge inshuti y'Imana ukomere kuko hirya y'igihe hari ikindi gihe hirya y'igihe uyu munsi igihe urimo kandi igihe kirigisha igihe gihe umuntu kwitegura igihe gihe umuntu kuvumbura igihe gihe umuntu gushakisha ndeka nkubwire igihe kitabayeho nta n'iterambere ryabaho ngewe nkubwize ukuri nimba uri guca mu bihe bikomeye uko umuntu agenda aca mu bihe bikomeye niko arushaho gushakisha no kuvumbura bikazisanga Imana imushyigikiye ikamutuza mu gihe cy'umunezero mu gihe ugihumeka ukiriho rero inzira yawe irahari hari igihe uzatura mu gihe cy'umunezero ni igihe uzatura mu gihe cy'ibyishimo nshuti mudukurikiye mu kiganiro inzira y'umukiranutsi noneho niho turi mu nzira nigeze sengana n'umuntu n'inshuti yanjye Imana yamutabaye amaze kugira abana 3 afite abana beza arambwira yari mu gihe gikomeye cyane abantu baramufashe ijambo ndabiza ajya nkurikira cyane kandi yarambye ati ujye utanga ubuhamya kandi utanga neza kandi ntabwo ujya avuga izina rye hari n'abandi benshi Imana ageneza ariko wowe yanyemerera yambye ati uzajya uvuga turasengana n'umutware we turi gusenga yari mu gihe cyo kubura urubyaro yigeze ajya kwa muganga baramwamazanira nyuma y'imyaka 50 reba kubwe kuzajya nyuma y'imyaka 50 umubyeyi se acura cyane ni nk'akamubwiye ngo ngende wihangane nta mwana uzabyara ariko hari igihe hari umunsi umubyeyi yambwiye ngo yigeze agenda arimo agendera yo kubera ikibazo cy'urubyaro birashaka umurikiye nawe ufite icyo kibazo reka nkubwire inzira yawe irahari hari igihe uzitwa mama w'abana wose uhembwe bazi kuguhemba baterura mwana umuntu wawe wishimye bakubwiye ngo umusubire n'amaho
ubu hari umuntu utari wabyibwira ijambo utaraga ngo umusore n'amahwa utanarizi hari umuntu utarakikira utarajya mu bitaro ngo ajye kubyara ibyo bintu utabizi ariko reka nkubwire ubwira satani ngo satani nguhaye igihe ibintu byose bikuzengereje bihigiye ibintu byose bikujengereje ubihigiye amadeni uyahigiye ukubuje amahoro muhigiye ukuroga muhigiye inzara yihigiye bese izahoraho ugusohoye mu nzu muhigiye uri kuvuga ngo tubihigiye kandi bikomeye hari ibyo bintu ni gute wabisobanurira umuntu igihe cyarageze kirarenze ubundi kamubwira umuntu yicira gora akanasakuza akatongana ariko hari ibintu adahindura nta muntu uhindura igihe cyamunsi none se wabwira umuntu nategereza igihe nzara iri kumwica byanga byakunda yabuze icyaha abana ari abana ntibazapfa nawe ntazapfa azajya kunogo reka ngurugero Imana ishimwe ko ibyo mvuga hari ibyo nagiye ncamo bundi hari igihe tuzatuvuga ibyo kwa Dawidi gusa tuvuge n'ibyacu hari umunsi inzara yandiye mara iminsi 5 naryo mara iminsi 5 ajya gute naryo ntabwo naniyirije ubusa inzara irakurya ukagira ahantu ngo nari ndi mu gihe cy'iki cyo kuribwa n'iki n'inzara inzara irakurya wajya ureba kubona isi kugenda ukabona imodoka ziri kugenda kandi ziri kugenda ukabona n'amazi ari kugenda n'isina ziri kugenda ukayibona n'itaka riri kugenda ubugeze ahantu haguruka ukongera ugasubira hasi ukicara kandi ubwo iyo minsi 5 ubwo n'indi minsi yari iciyeho nta kurya kwari guhari imibyari ibintu nimo wonye umuneke woga wari hanyuma icyo nakoze waruzi ko uyu umuntu afite ibigeragezo ikintu kimwe ahura n'amajwi mabi gusa barabigeze narabibona none ikigezo cyitwa ubukene iyo cyaje ku muntu shamane ari abakwishyuza baraza ari abafite ubwenge baraza mbese biraza bikaba uhuririkana noneho ubundi kuba kino kiganiro kukivuga mu gihe cy'abanyeshuri nshuti yanjye ubu birakaze ubu ngubu birakaze agatarakaza ariko bababwira iki noneho rero inzara irarya hari ahantu njyamye mu nzu ahantu mu kazu njyamye numva ijwi irambwiye ngo kanura rero numva ijwi rwose sinatitiye sineretswe ijwi ndakanura ndebye mbona mu nguni mbona agashashi hari ukuntu kakari mu nguni yaba agashashi karajeho umugezi ndagenda ndakareba mbona kabwe mu isukari ijwi rama mufata amazi munyuguze agashashi gashyiremo amazi unyuguze uyanywe ntabwo uzapfa nzakugirira neza ese Imana yari inciriye muri ayo nzira y'agashashi y'amazi yari ibuza abakire muri Kigali yari ibuza abadiaspora hanze ariko hari Imana yemera ko umuntu aca mu mabara igihe cyose uzabona uguca mu mabara ariko ntupfe ujye umenya ko hari igihe cyo kunezerwa hari n'igihe cyo kwishima igihe cyose waba uri imfubyi waba uri umupfakazi waba uri umunsi uri kuburara waba uyu munsi bagusohoye mu nzu uzi ko hari umuntu basohoye mu nzu bamusohora mu nzu uwo munsi bamusohoye mu nzu Imana irarimuhaye inzu ni inshuti yanjye kino gitangaza gikomeye baramusohoye bamusohora mu nzu abura uko abigenza abura uko agira ute uko abigenza uwo munsi bamusohoye mu nzu Imana irarimuhaye inzu kuyimuha inzu ye apana igukodera Imana irarimuha araraguza inzu cyo kiragenda n'amaguru noneho wakibaza ngo abana bicaranye n'ibyombo matura ku muhanda uri umugabo we kunemeza wikorera amaboko wasaze wakibaza ngo muri ako kanya hari igitangaza cyahava ngo Imana iha umuntu inzu niyo mpamvu umuntu yavuze ngo n'igesubije ngo nta kintu kinanira Imana mu gihe cyashizweho igihe cyaje ko bagusoye mu nzu ntibihagarika umugambi w'Imana wo kuguha inzu haleluya Imana ishimwe kuba bagusoye mu nzu ntibyahagarika umugambi w'Imana yapanze wo kuguha inzu irayiguha wagusohoye akimyoza
akicara bati ntibishoboka yarayimuhaye baranamwimura ntabwo kandi abarokora mugiye kwisemurira ngo buriya ngo barakoteje ninde se mu rushyigirimo izo muhe zararangiye izo muhe ubuye ngo barakoteje ngo barayimugura kuko ari inde kuko ari ikizi Imana yamuhaye akazi muri icyo gihe muri uwo munsi imuha akazi asinya kontara y'ibyo yagiye gukora bamuha vase bamuhaye yavanye amafaranga gusa uwo munsi arayirambagiza arayibona arayishyura ayimukiramo Satani naguteye ubwo Uwiteka ari kumwe nawe ubwo utarapfa reka nujye bisubira inzira yawe irahari izina rya Yesu Shuti muhurikiye ikiganiro n'inzira y'umukiranutsi inzira yawe irahari Satani naguteye usiko nari ndikora mu gihe usiko amubyeyi wari umaze kumubwira hafi imyaka 15 imyaka hafi 15 13 gutya aho ngaho sinnyuka neza uziko mu kwihangana mu kugerageza rwo kugira akayoba uyu munsi afite abana bageze ngira ngo byerukana ari abana batatu uyu munsi afite abahungu afite abakobwa arashima amen amen inzira y'umukiranutsi irahari nigeze ngana umwana w'umukobwa turasengana tugusenga aramaze atari gusenga imyaka 50 imyaka 50 ubu yakuwe neza Imana yamushuje yibera hanze arambwa ati ubu kuko iracyavuga ko izankorera ubu izabukora ntizabukora uzi ko yamukoreye ubukwe abantu bose bakihana iyi Mana natahuye ikintu kimwe cyo kuba Imana ikigutije ubuzima nigeze ngura ikiganiro kivuga ngo igitangaza si ibyo dutunze igitangaza si amafaranga ufite igitangaza si amashuri wize igitangaza si amazu ufite igitangaza ni wowe igitangaza ni ubuzima Imana irinze bwawe kuko igihombo gikomeye kitagaruka utashaka mu isi hose n'ubone ni umuntu Satani yibya apfuye nta muntu n'umwe wakurangira ahantu bagura ubuzima ibindi byose abantu biti bitangaza ni utwana tw'ibitangaza igitangaza ni ubuzima Imana ikurinde ni nayo mpamvu umuntu agushaka biriya bintu byose abarozi bagenda batwara abantu biriya bintu byose bagenda atakaza burya abananiwe burya sibyo babashaka abashaka kucaho yakuremye ikavuga ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe ndacyakomeje ikakurinda ikabana nawe ikakuzigama haleluya ikakuzigama ukarama ukagira ibyo utakaje nimara ibintu watakaje muri uyu mwaka utangira nibitume wigira nabi ahubwo Satani umuhigiye n'abaguye iminsi nawe bahigiye babwiye ko hari igihe uzabatungura nza abantu bagiye batungura abantu Esteri yaza kwiyahura kubera ko ari impfubyi Imana baramuciyemo inzira kujya ngo Abayuda batabara niko Esteri yaza kwiyahura ko ari impfubyi Bibiliya igaragaza ko nta mubyeyi yari afite atari yaranize yaza guterwa n'agahinda akiyahura Abayuda baba baratabara uyu munsi reka tubwire umuntu wese w'imfubyi wagize ibyago akabura ababyeyi akaba ari wenyine akaba wenda nagize ibyago ntiyige kubera iminsi nini ntiwigirire nabi reka mubwire igihe kizahinduka mwese yarazi ko azicana ibwami akaba umwamikazi wabonye umwamikazi utagira abaja indogobe zimutwara imodoka zimutwara ibyo guhaha imyambaro kuba nta muryango afite ntabwo byabujije Imana gukora Imana yarakoze imwicaza ibwami imuhoza amarira y'ubupfubyi abera igisubizo Abayuda reka mbwira umuntu wese nkurikiye ukomeze uri umugambi w'Imana kandi urakomeye uri uw'agaciro hari icyo uzamarira isi hari n'icyo uzimarira reba Esteri utarize reba Esteri w'imfubyi reba Esteri utunzwe
na Morodekayi, nawe Morodekayi nawe utunzwe n'izamu. Reba Imana iri kureba igasanga Esiteri azaba umugore w'umwamikazi. Ubwo se uzaba iki? Niba cyo n'umuntu umubaza ngo uzi nzaba iki, bariza umuntu ngo uzaba iki. Esiteri uzaba iki? Ngeze izaba iki hazaza hawe. Uyu munsi sara umuntu uvukana mu minisitiri, hari umuntu uvukana mu ambasaderi. Mizi yako dukona ku rupapuro rw'umuntu ngo amazina y'akana k'amamuza yakavuga ati turashima Imana nshuti yanjye, uyu munsi ushiremo agakote hari ukuntu Imana yabigenje. Uzaba iki? Haleluya! Inzira y'umukiranutsi irahari. Ndabwira abantu bafite ubwoba bw'iminsi n'ibihe, bafite ubwoba bw'ibikangisho. Satani ari gukangisha abantu b'Imana akabereka ko inzara itongo, n'ubutari ubu twabayeho Abanyarwanda, n'ubutari ubu twabayeho abantu b'Imana, n'ubutari ubu twabayeho n'amahanga yadutaye twabayeho. Satani ari kubwira abantu ko bicitse. Nta bicitse. Satani muhigiye kuko yaratsinzwe, yarakererewe, yari kuguhitana utaramenya gusenga. Ubu amenye gusenga ntabwo azagushobora. Ndafashe kubana we. Yesu ni igisubizo, Yesu ni igisubizo cyane. Yesu ni igisubizo, Yesu ni igisubizo, Yesu ni igisubizo cyane. Yesu ni igisubizo, Yesu ni igisubizo, Yesu ni igisubizo cyane. Uko byamera kose, Yesu, Imana, Data n'Umwana n'Umwuka Wera ni igisubizo cy'ubuzima bwawe. Imana izakurinda ikoresheje ubushobozi bwayo, ikoresheje n'abantu. Bantu b'Imana mukurikiye, babyeyi, bagabo, basore, bakobwa, mwabuze inzira. Bantu mutari gusinzira kubera ko inzira wayibuze. Bantu muri kubyuka mukarebana, ukarebana umugore, ukarebana umwana, mukarebana mukamama ngo biragenda bite. Bantu mwabuze inzira ukavuga ngo mbigenze nte. Mba nkubwire, ntabwo wizanye ku isi, Imana yakuzanye ku isi igufitiye inzira. Nkuzaniye ikiganiro cy'ihumure ko Imana igufitiye inzira. Inzira abantu bataguciriye, Imana izayigucira. Inzira umuryango utaguciriye, Imana izayigucira. Abo wari wizeye baragutereranye, abandi barakwanga, abandi baragucecekana, abandi bakuvaho, Imana ntiyakuvuyeho. Abo wari wiringiye nibo bahindutse amahwa ajombana mu buzima bwawe. Wari ubiringiye ko uzababonamo inzira, ariko birangiye bakubera ikibazo, bakubera ururimi rugoreka rukomeretsa umutima. Erega ntabwo umuntu akomeretswa n'abakure, umuntu akomeretswa n'abo yari yizeye. Yewe abagukomerekeje wari uzi ko bazakubera igisubizo, ariko kubera yuko abantu ari abantu, bakubereye ibikomere, bakubera ururimi rugoreka rukomeretsa umutima. Nshuti yanjye, Imana iguhagurukije amaboko akomeye ku buzima bwawe. Imana iguhagurukije abandi bantu bafite ururimi rukiza. Hari abantu Imana iguhagurukije bafite ururimi rukiza. Imana ijye gukoresha kugira ngo ube mu nzira yawe, kugira ngo igihe cyo guseka kibe ku buzima bwawe, kugira ngo umunezero uze ku buzima bwawe. Dawidi yaravuze ngo nzarya ndyama sinzire nizigure kuko Uwiteka. Haleluya! Imana ije kuguhagurutsa muri ibyo bibazo,
Imana ifite ubushobozi bwo guhagurutsa umuntu ikamuhagurutsa mu bibazo arimo. Dawidi ntabwo yari azi ko azava mu nama. Dawidi ntabwo yari azi ko amateka yahinduka. Dawidi ntabwo yari azi ko nawe yagira agaciro. Dawidi ntabwo yari azi ko nawe yaba ibwami. Dawidi ntabwo yari azi ko nawe yaba umwami wa Isirayeli. Ntabwo yari abizi, ariko yabaye umwami wa Isirayeli kuva ingoma ya Dawidi yajya kugeza uyu munsi. Isirayeli irakomeye cyane. Imana yarayikomeje. Uri umugambi w'Imana, nturiho kubw'impuhwe za Satani, uriho kubw'umugambi w'Imana. Nturiho kubera ko abakwanga basinziriye, uriho bakanuye, uzatabarwa bakanuye, ugira agaciro bakanuye, umva ugira ijambo bakanuye, kuko uwo mugambi w'Imana. Inzira yawe Imana izayiharura abagucukuriye inzo bahari. Imana yavanye Daniel mu rwobo rw'intare, yamuvanye mu rwobo rw'intare abanzi bahari, naho bagiye imutabara bakanuye, imutabara bareba, imihindura amateka bareba, ibikora gutyo. Imana ni Imana ifite ubushobozi bwo guhindura umuntu amateka, abamukandamije bahari. Ayiwe, ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi. Inzira yawe irahari. Hari igihe abantu bakanagukandamiza. Imana igahagurutsa abandi bakakubera igisubizo. Ntuzumva ko abantu bose ari babi. Oya, hari abantu Satani yagize imbata, arabafata, arabangiza, abasha nk'imitima mibi. Ariko hari n'abandi bantu b'Imana Imana ikoresha bakagufata amaboko. Ntabwo Imana itabara umuntu nkunda kwivuga iciye mu biti. Imana itabara umuntu iciye mu bantu. Hari igihe umuntu abavanga abantu bose ni babi. Ntabwo abantu bose ari babi. Oya, nkunda kwivuga abantu bose ari babi. Itoro ryaba ritariho, umwuka yaba atariho, agakiza kaba katariho. Ubwo nyine urumva nta bintu byiza byabaho nyine. Ntabwo abantu bose ari babi. Bikamubwira akantu ka Satani. Bwira Satani ngo ubwo umwuka wera ari, ubw'Imana iri, ubwo Yesu ari, ntabwo yeze mu gituro yarazuze, ubwo n'abantu b'Imana bari. Inzira yanjye ngiye kuyishingira mu izina rya Yesu. Inzira yanjye ngiye kwigiramo kandi yigenderemo. Haleluya, Imana ishimwe. Inzira y'umukiranutsi irahari. Nigeze sengana n'umuntu, turi muri groupe twayasengeramo, abantu barabizi. Turimo turasenga tubona umuntu ahingukanye umwana arwaye kanseri. Umwana baravuze ngo azapfa. Uyu munsi umwana ni muzima, baravuze ngo azapfa. Turimo turi gusenga aho twari turi, tugira ibihe byiza, Imana iduhe byiza. Buriya umwuka wera ariho, kandi umwuka wera azahoraho. Umwuka wera nta kintu kizakuraho umwuka wera. Twumve twi, Imana ivugana natwe. Iratubwira ngo uyu mwana muhaye ubuzima, ndamukishije, nciye inzira zo gukira. Umwana yarakize, yaciye inzira, aravugwa, bamujyana kwa muganga, aravugwa, biremera, arakira. Inzira yawe irahari. Ushaka kumurikiye uri muri koma, ushaka kumurikiye uri mu bitaro utanabyuka, ushaka kumurikiye utabasha no kuvuga, ushaka kumurikiye uri kuba kugiye gupfa. Bwira Satani ngo Satani, singipfuye, hari icyo ugomba kwimarira. Wamuzi ko ari igihe umuntu ukanda urupfu ukagenda hamwe na Yesu. Wowe na Yesu zamura ukwizera, wirukane ibyitambitse mu nzira yawe. Mu mwaka tugiye gusenga tubwira Imana ngo Mwana, kura ibyitambitse mu nzira zacu, bikure mu nzira zacu. Hari ibintu byitambika mu nzira. Mu gihe inzira wayibuze, wakora iki? Watubwiye ko sintume hari bigira, ariko watubwiye ko hari igihe inzira ziba umuntu azibura kandi abandi bazifite. Igihe woza inzira abandi bazifite, nk'umukristo akora iki? Icyambere, inzira ushobora kwibura harimo ibintu bitatu ngiye kuvuga. Ushobora kubura inzira y'Imana uri mu ishuri.
icyo ni kimwe. Imana iri kukwigisha, yego yego, ukayibura abandi bari kuyibona. Ibyo ushaka ntubibone abandi babifite. yego, Ushobora kubura inzira kubera abarozi. Urabona ko abarozi babaho cyane. Icyo ukoze cyose kikanga, ibyo ugiyemo bakaroga, ibintu byose bikanga, ibintu byose ukoze ugasanga birimo intambara. Icya mbere ugomba gukora ibyo ni bibiri. Amaze mbivuge impamvu y'uburyo ushobora kubura inzira. Ushobora kubura inzira wabigizemo uruhare. Uruhe ruhare? Umuntu yanze gukizwa, umuntu Imana imuhaye amafaranga, imuhaye miliyoni, yigire mu nzoga, yego. Imana imuhaye amafaranga amenya rivari, yigire mu kabari, arayamwara yarangije. Kuwa mbere ati abana bajye mu ishuri, ati maragati amafaranga nayo, kandi Imana yamucinze yabonye. Niba wabuze inzira bitewe n'abadayimoni, kandi umuntu arabimenya, kuko Imana iguha amakuru. Hari umuntu avuze ngo icyambere n'amakuru, Imana iguha amakuru. Kuko umuntu wabuze inzira arasenga ubundi. Niba wabuze inzira kubera imbaraga z'abadayimoni, senga. Senga wirukane imyuka, unabyange. Wange ubukene, wange gusazira iwanyu, wange amateka mabi, wange ubucakara, wange agasohoka abadayimoni, wange uruzere, ubyange. Wiyambaze n'abakozi b'Imana, abashumba, abakozi b'Imana b'inyangamugayo, apana ba bandi bateye kino gihe. Hari abantu b'Imana, ntabwo abantu bose ariko bangiritse, oya. Cyari abantu b'Imana baracyahari. Ibyo ngibyo abantu babyemera. Niba wabuze inzira kubw'ishuri ry'Imana, naho wasiga amasengesho y'iminsi 40, uzarinda igihe Imana izagutungisha amano, ntabwo uzapfa. Izagutungisha amano kugeza igihe ishuri ry'Imana rirangiye. Ariko niba wabuze inzira kubera imbaraga z'abadayimoni n'abakoroga n'abapanga, ayo mateka yange usenga. Amen. Amen. Abyumvishije? Yego. Nuko umukristo icyo agomba gukora no gusenga, akamenya neza ndi kubura inzira kubera iki. Se nta ruhare kubigiramo, basanga nta ruhare kubigiramo, gasenga. Hari abantu babura inzira, ikintu gikomeye rero, ikintu cyo gikomeye cyane. Hari abantu babura inzira, ni nama mubona abantu benshi batinda mu bigeragezo. 80% abantu bafite ibigeragezo niba gusenga birabananira. Aravuga ati agasezera hagije, yajya gusenga akaza barira, yajya gusenga akaza agahinda, agahinda agafata akamusinziriza, mu kuri ntabwo asinze. Ariko ijambo riravuga ngo ntabaza, ndagira gute? Ndagutabara. No kuvuga ngo niba wabuze inzira, tabaza Imana. Aho watabaje abantu ntacyo bakumariye. Tabaza Imana iragutabara, kuko Imana niyo irebera hose icyaremwe. Kubera yuko umuntu naba yakubwiye imbaraga z'abantu, aba yakubwiye imbaraga z'Imana. Sibushoboye. Niki cyatuma se uryama kwizimura mu gihe inzira wanyuze? Ni amakuru. Yitarana gutabara. Ubundi ntabwo Imana ititabara umuntu. Nigeze mbwira abantu nacyo ni ikiganiro nzakibabwiraho, kuki tujya mu rusengero. Ese mu rusengero hamwe ibisubizo n'ikiganiro tuzakora. Mu rusengero ntabwo tuvana ibisubizo, nunabibona uzamenye ngo ni impano y'Imana ubonye uwo munsi. Nubona gutaraza ifaranga bakaribwa mu rusengero, ntuzasekere. Mu rusengero tuvanayo amayite, tuvanayo ibitekerezo, tuba tugiye kwiga mu rusengero. Niyo mpamvu njye ngo ahantu usengera nimba nta kintu wahavana kigufite umumaro, have ujya ahandi. Mu rusengero kandi cyo kuvuga uko baranyanga ariko bakumva. Sinemeranywa n'umuntu ujya mu cyumba cy'amasengesho kuwa mbere, kuwa kabiri akajya mu rusengero akajya mu kindi, kuwa gatatu akajya mu kindi, kuwa kane akajya mu kindi, kuwa gatanu akajya mu kindi. Kubera iki? Ujya mu rusengero ugiye kuvanaho, ugiye gushaka amakuru yo kugira ngo ubone inzira. Sindi kubyumva byo. Umuntu ajya kujya mu rusengero bingana ni nko kujya mu ishuri ukajya kwicara ku ntebe y'ishuri ukiga.
aho birutanira n'ishuri nuko mu rusengero tuhakura ihumure nubwo Satani aryangije tuhakura ihumure riva ku Mana tuhakura ihumure. Hanyuma rero ntabwo nemeranywa n'umuntu ujya mu rusengero akavana amakuru mu rusengero akayagumana ejo akajya gushaka ari nayo yavanye mu rusengero ku wa mbere atarashyize mu bikorwa. Jya mu rusengero ukureyo amakuru, numara gukureyo amakuru uyakureyo ugende uyabyaze umusaruro. Buriya mu rusengero barigisha, urabyemeza? Mu rusengero habayo kaminuza, habayo amasomo ya business, habayo amasomo y'iterambere, habayo amasomo y'ubuzima, habayo amasomo yo kwirinda, habayo amasomo yo gukora mu rusengero. Mu rusengero habayo amasomo, habayo ihumure gukomoka byara mu rusengero. Ibyago rero hari igihe umuntu arenga umusaraba akayoba akibwira ko Imana izamanuka mu rusengero ku munsi w'urusengero ikamutereka mu kazi cyangwa se igahita isubiza icyo ashaka. Oya, mu rusengero tuvanayo amakuru, tugiye kuvanayo amakuru adufasha, kuko hari igihe ibibazo byuzurana mu mutwe umuntu akumva yasara. Hanyuma wajya mu rusengero ukahakura ihumure. Ni nayo mpamvu ujya umuntu akomerekeye mu rusengero ahita abyangura umwuka kuko nta handi haba hasigaye. Umuntu wese akomerekeye mu rusengero pole wihangane, hari igihe uzahura n'ahandi bakakoma kuko ntabwo zose ari izina. Amen. Ako ni akari gaciro. Nta kintu cyo gukora buzinzira ni ugusenga. Icya kabiri ni ukwibuka icyo Imana yavuganye nawe. Gusenga ukibuka icyo Imana yavuganye nawe. Iyo Imana itaragutabara iguha amakuru. Ujya mu rusengero kugira ngo Imana iguhe amakuru. Amen. Iguha amakuru y'ahazaza. Ya makuru ukagenda ukayasengera. Ayo gushyira mu bikorwa ukashyira mu bikorwa. Adushije. Amakuru niyo yatuma uryama ukizigura mu gihe. Nakoze mariage. Nakoze mariage. Abantu barambya tukoze mariage nta kazi ufite, umugore uzamurya. Uzahora n'ibibazo bikomeye. Jya gusenga. Ngiye gusenga ijuru hamwe ngo uhaye akazi. Kandi koresha umuhanuzi. Hano uhaye akazi. Si n'umudamu wawe. Icyo nakoze ni iki? Navuye gusenga. Umunsi ukurikiyeho sinagiyeyo, ahubwo nategereje iki? Akazi. Nabereye maso akazi. Umuntu arampamagara arambwira ati uri mu rugo? Ndi mu rugo. Arazandira. Ati nakuboneye akazi n'umudamu wawe. Sha modoka tujya mu kazi. Umunsi natangiye akazi hatarenze iminsi ibiri. Umva ikintu kirimo. Iyamamagara agasanga nasubiye mu rusengero. Nari kukabona. Yari kumbwira ati ubwo nuba amateraniro tuzavugana. Kandi umva ku murongo hajya mu wundi. Yari kumbwira ati niba amateraniro tuzavugana. Yatsimbura gato agahita ahura n'undi muntu agatambuka ati ngwino muhera akazi. Niba Imana iguhaye amakuru yiteguye. Nayiteguye navuga ngiye kwitegura akazi ndakabona. Hanyuma ibintu byinshi cyane. Nakukurashe nawe kumaze ibibazo bikaze. Ni ukuvuga ngo mu gihe Imana iguhaye amakuru aguhesha kuryama ukizigura. Kuryama ukizigura ni ukudatakaza ibyiringiro by'ubuzima. Nicyo Dawidi yavuga. Kuko iyo umuntu atakaje ibyiringiro by'ubuzima aba amaze kwegera kusara cyangwa se kuba akicinzira kuba yakihemukira yakigira nabi. Nzarya ryama nisigure kubera amakuru mfite. Rega Dawidi afite amakuru. Icyambere yari afite amakuru yaho yavanye amavuta. Haleluya. Imana ishimwe. Ntabwo yapfuye kwivuga gusa. No, yaba Imana hagukiza abantu tudasamwe. Haraza mwimikisha amavuta aho umwami. Wati muronge. Bwamane mushegu nzarya ryama nisigure. Yari afite iki? Amakuru. Bijanga byakuyumva ngako byamera kose agiye kubayobora azabayobora.
yari afite iki amakuru nawe niba utaranasubizwa nta makuru ufite ayo makuru nayo yashyire mu bikorwa uyaryama nawe kuyacara gusoma hamwe urayasengera andi ukayibuka uzi ko ari abantu Imana iganiriza bagaheruka babyandika bimwe no mu bintu bitinze amasengesho bitinze amasezerano nabo mu bintu bitinze amasezerano y'umuntu n'ibyo Imana itubwira ntitubitekerezeho ariko umuntu nakwandikira agashege ka senkani inshuti yanjye nyuma y'imwezi 5 nzajya ukora ku mufuka wumva ukarimo wongera urebe wongera ukora ukarimo ariko Imana iguha amasezerano uyibuka ryari uyu munsi ibintu Imana yakubwiye waherutse ubyandika ujugunya none se Imana ni umuswa ku buryo yafati yagusoreza amasezerano n'ibyo Imana yaguhaye utabiha agaciro no mu bituma abantu bavangirwa nuko ibyo Imana ibabwira ntibabiha agaciro bibatera gutuma babuze bagira uruzero kuko iyo wagibaha agaciro ibyo Imana ikubwiye urabyizera ukabisengera ukabitegereza kandi urabibona n'amaso yawe binaguhesha kuryama ukiziga kuko ubuzirikane ibyo Imana yakubwiye ikibazo gihari abo batuse ubu ndaryama nizigure maze icyumweru maze amezi 2 maze umwaka maze imyaka 2 nta kazi nta kifite nasuriyaho nasanya makuru ntabwo bize ni marukuri ntabwo nanda ni marukuri wenda wombwira ni marukuri nasanya makuru mu passer ngo wiyahuye ya ntara yabonye ariko icyo nshaka kukubwira no kwiyahura kuriya muntu niyo nzi ase ndi gutabwira umuntu ko nimba yaramubwiye ko zamugirira neza nimba yaramubwiye ko izamukura aho ari ikamutuza Kigali ariko akaba kiri mu ishyambiyo cyangwa akaba yabuze uko abigenza ni gutaye makuru yatuma uwo muntu aza gukomera akaryama akiziga uko byamera kose ubundi impamvu ugomba gukomera ukaryama kwiziga ubu wowe Dieudonne aho ugeze nta bintu bikomeye Imana yagusimbukije birahari nta bintu Imana yagukoreye birahari yanagukoreye n'ubukwe bwiza nabuze hanyuma igituma umuntu aryama akizigura hari ukwibuka aho Imana ikuvanye ushobora kuba ushonje wanabwiriwe ariko kuko hari umunsi wamaze ukwezi mu mukenke mu kintu barabuze abagisimu uri mu kigunda ngo cyangwa ahantu hari umuntu twaganira hamwe ati namaze igihe ndi mu kigunda bakajya amacho ari gihe bari gushaka ngo batwika n'igihuru baragitwika ariko umuriro ntiwagiraho urumva ntiwamugeraho kubera iki ngaho uhuye n'ibibazo ariko wibutse ko hari umunsi batwitse igihuru ari bashaka Imana irakwimana uwo munsi n'uwavuye nyamabanya barafasha hari n'umunsi bamushize ahantu bamushyira ahantu mu kizu baravuga ngo tumutegereze tuze kumwica turamwica nyuma ngo hanyuma barateka ngo bageze bateka inyama hirya yabo batetse inyama zirahumura ngo abari bamurinze ngo baze kumwica ngo babandi bari kurwanira inyama ngo amarwanira inyama ngo baribuka bibutse yumva ijwi ariko Imana ni nziza yumva ijwi ngarasimbuka cyangwa asimbuka aharahava bagarutse baramubora baje kumwica ubwo nk'uyu muntu hari ikintu gikwiye kuza ngo kimukange Dieudonne ngo kimubwira ngo urapfuye yabonaga byarangiye impamvu yo kuryama ukiza Dawidi yabivuze kubera iki sebukwe yamukubise icumu sebukwe yamukubise icumu ararisimbuka ntiryamufata yari yibutse icumu asimbutse yari yibutse ishyamba avuyemo Imana ishimwe yari yibutse igihuru inama yaragiraga aho yaragiraga nta biryo byahabaga ntabwo bitubwira ko bamugemuriraga ahantu wasomye ko bamugemuriraga Dawidi hanyuma amaze kubyibuka nibwo yavuze ngo nzarya ndyama ngire gute nizigwe mu kuri kugira ngo umuntu abashe kurwana n'amarangamutima amubyukiriza agahinda no kuba yafata imyanzuro vuba iyo kwigira nabi
ni ukwibuka ineza y'Imana, ukibuka aho Imana ikuvanye, bitsikamira ibikomere n'amarangamutima. Buriya amarangamutima y'umuntu yazamutse yanigira nabi. Kugira ngo amarangamutima atazamuka ngo wigirire nabi, ibuka iby'Imana yagukoreye biranatarariza ibyo Satani yateje imbere yawe byabize. Wenda byatokombeye, wenda nk'uko Dudona abaje ikibazo kibarira abantu benshi, wenda byagukomeranya imbere yawe, wenda nta kazi, wenda ukuburara, wenda se urarwaye, wenda se ibintu byose byarahagaze, ariko basi ibuka ko hari ikintu Imana yigeze igukora ku buzima bwawe. Ubwira Imana ngo nubwo utaje uyu munsi, ejo ushobora kuza. Nubwo utaje uyu munsi, nimugoroba waje. Nubwo utaje uyu munsi, mu kanya waje. Imana ishimwe. Ubyibutse numara kwibuka ibyo bintu, biraguhesha gusimbuka urw'uyu munsi cyangwa se urukuriho utabizi, kuko isi ifite ibibazo bikomeye. Amen. Amen. Nigeze senga n'umugabo umwe, amubuhamya nari muzi rwose, nari muzi, agenda iyo ngiyo yari umusirikare. Hanyuma igihe kimwe yavuye mu kazi ajya mu rusengero agurira abantu ingoma, agurira urusengero kuri ingoma, arugura na Bibiliya. Ndi umwana muto nahirebaga, agura ingoma agura na Bibiliya. Hanyuma ajya mu kazi aragenda arabura rwose, turanamwibagirwa. Ariko agura izo ngoma agura na Bibiliya, abantu bamusaba umugisha, abakristo n'abashumba n'abapasi n'abandi bamusamusha cyane, kuko urwo rusengero rwari rukeneye ingoma byatari n'amabibiri. Yakoze nyinshi, yaguze Bibiliya imwe abagura n'ingoma, ingoma zisanzwe zaru, ingoma zaru. Bari gusenga, umukecuru ajya mu mwuka aramubwira ngo nugera mu bihe bikomeye uzanyibutse ya ngoma, unyibutse na Bibiliya, nzagutabara mwana wanjye. Amen. Umusore afata agapapuro arakandika, agashyira ahantu mu ikofa arigendera. Nta kindi kintu yabwiwe. Twongeye guhura, ariko utubwira imirimo y'Imana, atubwira icyo ingoma yakoze. Imana ishimwe. Amen. Twongeye watubwira ngo nagiye mu butumwa bw'akazi, njya mu kazi, mpura n'umwanzi, aranzenguruka, bagenzi banjye bagiye, aranzenguruka, agiye kunyica. ndamubwira ngo hari umuntu ngo yari umwe, ahubwo bari bamuzengurutse. Arababwira ngo mureke senge, ngira icyo mvuga. Ati ugira icyo uvuga ntacyo bivuga ubushobozi. Ngo arasenga abwira Imana ngo Mana, kandi ibyo ngibyo usibye wabuvuze, usibye watanze ubuhamya, hari benshi baza bakaguha ubuhamya nk'ubwo ngubwo. Imana igitabara yukiye ku byo bakoze. Ngo arasenga we ngo ni Mana yanjye, wambwiye ijambo urambwira ngo ninjya mu bikomeye nzakwibutsa ingoma. Banyicara uko unyishyuye ya ngoma yanjye, ari nuko unyishyuye Bibiliya. Ngo akivuga iryo jambo, ikintu cyaraturitse, gihitana abanzi, gihitana abari bamuzengurutse, ngitaka icyo cyo kiramutaba. Bose baracaho, uwo munsi ntiyapfa. Yumva ugira umubwira ngo no mu gihe uwanjye yabuze inzira, nta butabazi buhari, ndi Imana imutabara, amaboko y'abantu yamutaye. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi. Nkwibutse yuko atari inzira iyo ari yo yose, ni inzira y'umukiranutsi. Uyu munsi urababaye, uyu munsi ufite agahinda, uyu munsi ufite ibibazo bitandukanye, ariko reka nkubwire, wari uzi ko Imana igufitiye inzira. Tugiye kujya ku musozi wo mu gusenga. Wari uzi ko Imana ifite inzira mu buzima bwawe. Ubwo utarapfa, Imana igufitiye inzira. Uyu munsi urababaye, ariko igihe kigiye kuzaza, amateka ya Imana yahinduye. Igihe kizaza nawe wemere, igihe kizaza nawe ushimwe, igihe kizaza nawe ugishwe inama, igihe kizagera nawe ube umunyamumaro, igihe kizagera nawe
wicare aha handi tujya twumva babona kuri table d'honneur. Igihe kizagira wicara ahantu hawe, igihe kizagira nawe wicaye n'abakomeye, ubwo ukiriho ugihumeka ntiwigire nabi, inzira yawe irahari, upfa kuba ukiranuka gusa. Nimba udakijijwe ari ubwa mbere ukurikiye ikiganiro, mfata umwanya ubwira Imana ngo mwami fasha icyemezo cyo kureka ibyaha, kuko ni inzira Imana icira umukiranutsi, ntabwo ari inzira icira uwo ari we wese. Nimba utarakizwa, fata umwanya uvuga mu mwami mbabarira ibyaha byanjye byose. Egera abashumba bakuyobora, shaka abakozi b'Imana, watura ibyaha byawe. Imana ntireba ideni, Imana ireba agakiza. Shaka umuntu mwaturire wihana ibyaha byawe, Imana izakugira neza. Reka dusenge. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi, Imana igucira inzira uko byamera kose. Hanyuma navuze ngo turasha tuvuga ngo mwami dukurire mu nzira ibyitambitse mu nzira zacu. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko utari mu ishuri, birashoboka ko ahubwo hari imbaraga z'abakonikoni zahagurutse ubuzima bwawe zitambika mu nzira yawe. Birashoboka ko hari abatwaye imyenda yawe, birashoboka ko hari abakuze, birashoboka ko hari ibigenda byangiza ubuzima bwawe ubona kubona ko harimo Satani. Ndagira ngo ufatanye nanjye muri kano kanya, ibi byifuzo tugiye gusengera nawe wizeye. Uhereye uyu munsi ntiwigire nabi, Imana igufitiye inzira. Usenge wizeye. Numara gusenga ufite ahantu wicare nk'ahantu nk'uwita nka 20 cyangwa mu gicuku, utekereze, utega amatwi wumve. Urumva aho ukomanga, Uwiteka ashaka gusura akakwereka aho ukomanga. Uko Imana akure ibyitambitse mu mashuri yawe, Uwiteka nakure ibyitambitse mu rugendo rwawe, Uwiteka nakure ibyitambitse mu byangombwa byawe, Uwiteka naze akuremera inzira, akuremo ibihatabarozi bashizemo, Uwiteka nakure ibyitambitse mu mishinga yawe. Reka ngusengere, fatanyiranye dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutwari. Ndasengeye umubyeyi udukurikiye, umugabo udukurikiye, umukobwa udukurikiye, umusore udukurikiye, umuntu wese udukurikiye, nimba atarakizwa Mana, mukure mu byaha kandi umuhe kujya amahitamo mazima, abarirwa ibyaha bye uyu munsi. Umwezi umutunganye, umuhe kureka ibyaha abiheshejwe n'imbaraga zawe zikomeye, kandi umuhe amahitamo meza yo kureka ibyaha. Icya kabiri papa, hari ibigenda byitambika mu nzira z'abana b'Imana, bikitambika mu nzira z'ababyeyi, bikitambika mu nzira z'abakobwa, bikitambika mu nzira z'abanyamasengesho. Imbaraga zitambitse mu nzira zacu, turavuga ngo izo mbaraga turazirukanye mu izina rya Kristo wa Nazareti. Imbaraga zitambitse zikagenda ziboroka, imikorere zikaboroka, imihamagaro zikaboroka, ivugabutumwa. Imbaraga zose zitambitse zikitambika mu migisha yacu, zikitambika mu kazi kacu, zikitambika mu mishinga yacu. Izo mbaraga nizikurweho n'imbaraga zawe, zikurweho n'amaraso y'Igorogota. Uri Imana itabara, uri Imana ikora, uri Imana ifite imbaraga. La kosikadre enemo, uri Imana ikiza ikimwaro, uri Imana ikura mu ruzerero, uri Imana itabara ukazura umuntu yarapfuye akabaho. No mu nzira ushobora no kuzura umuntu yarapfuye kugira akaba muzima. Ibyo urabikore ba Lazaro. Nanjye ndavuze ngo mwami, wari urwaye ameze nabi umuzuru, urakoze mwami. Gira neza umuntu wese udukurikiye, kandi umugisha umuntu wese afata kandi kadukurikira. Kandi mwami, iki kiganiro kigeraho kimuvana, kigeraho kimugeza, kimwungure amayide menshi y'ibitekerezo, abibyaza umusaruro muri bino bihe bikomeye mwami. Kandi buri muntu wese umuha imbaraga z'umutima no gukomera, kubera yuko uri Imana igira inzira, naho tubona bwije uri Imana igihaca inzira. Urakoze mwami, yereza buri muntu wese mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Ikiganiro ni inzira y'umukiranutsi irahari. Mukomeze gukurikira ikiganiro inzira y'umukiranutsi, ndetse nimufite n'inshuti yawe uyirandikire gukurikira ikiganiro inzira y'umukiranutsi irahari. Ntiwigire nabi, ikiganiro garuka. Bye bye.